umva uyu munsi none ntabwo ari buncike sha, umva igihe yahereye uyu munsi ntabwo ari buncike. Umva Pasi, umva ba bakobwa baraje ngaba, ati none ngiye kubatereta ariko ndumva afite ubwoba. Ken yaramubaje ati se urumva uri shuwa? Ati se uriteguye none watakira ngaho ufata akakarabyo ugenda umuterete. Ken yari afite ubwoba bwinshi cyane ariko yaraje. Ageze kuri wa mukobwa yaramubwira ati umva sister, ati akakarabyo niwe ugataye, ati ariko ndakagusubiza nta kibazo, gusa ariko nawe urambwira izina ryawe. Umukobwa yaramurebye araseka, arangije arahindukira arigendera, nta kindi yamubwiye. Umutipe yaravuze ati none se unciye amazi? Umutipe yasigaye yibaza ati se naba mbikoze nabi? Uwo ni Ken arimo kwivugisha. Yaraje akomeza kubakurikira, yaravuze ati ntago nava kwizima. Pasi yambwiye ati ngomba gukomeza gufatiraho. Yaraje abageze iruhande arababwira ati se mwa bakobwa mwe muri biragi? Umukobwa umwe yarahindukira aramubwira ati mugenzi wanjye ni ikiragi ntabwo yabasha kuba yavuga. Ubwo kanya Ken yasigaye ari kubitekerezaho, arangije ahita abwira wa mukobwa ati none se wambabariye ukambwira uburyo basaba imbabazi? Nuko wa mukobwa yarahindukiye aramureba, arangije ahita atangira kumwigisha sinye z'ibiragi. Yamweretse agasinye k'ibiragi ari bukoresha amusaba imbabazi. Umutipe atangira kukarepeta, abakobwa bari kumwitegereza, barangije barahindukira baragenda. Ken yasigaye ari kwitoza uburyo agiye gusaba imbabazi. Aho kanya yahise aza akurikiye ba bakobwa, aza yarangaye, aza asaba imbabazi. Yahise akubita umutwe ku cyuma, mugenzi we byaramurenze, aravuga ati ariko Ken ibi ni ibiki barimo kweri? Yagiye agabanya ubwoba. Nuko abakobwa bahise baza baravuga ati wowe Paul ihangane, ni ukuri rwose. Bose baraje baramubwira ati ihangane, baramwihanganishije. Arangije yahise aseka aravuga ati yo burya none nta nubwo uri ikiragi nawe uravuga. Ati si yo mikino niyihe muba mufite? Barasetse. Umukobwa yaramubwiye ati mugenzi wanjye rero buriya agira blague nyinshi, niyo mpamvu yakubwiye ko ndi ikiragi. Nuko muri ako kanya wa musore nawe yaraje ahita ababwira ati umva ati mugenzi wanjye mumwihanganire, ati mumwihanganire cyane. Nuko abakobwa baramubwiye ati umva sha mugenzi wawe arasisa cyane. Nuko Pasi yahise ababwira ati umva Ken rwose mugenzi wanjye ni ukuri, umva ati mu mpano nyinshi agira, ati no guseka, ati iyo ni impano imwe mu mpano nyinshi agira. Abakobwa baramubwira ati ati none se iyindi mpano agira ni iyihe? Nuko ako kanya Pasi yahise atangira kwitaka, atangira kuvuga ati umva ati nta kintu kibaho ku isi ntakora, ati buri kintu cyose ngifite impano, ati navukanye talent nyinshi. Abakobwa barangije ati ati nuko bimeze, ati mwaza mukadufasha se mukadukorera amashanyarazi? Ken yahise avuga ati uyu mugenzi wanjye Pasi azi gukora amashanyarazi, yari yariyize. Nuko Pasi atangira kubihakana. Pasi yatangiye kubihakana, barangije abakobwa aravuga ati muri n'abantu bo kwiyemera gusa murabeshya. Nuko baragenda. Yasigaye ari gukonvenka mugenzi we. Arangije mugenzi we aramubwira ati umva ati nta kibazo reka tubabwire. Bahise bahamagara abakobwa ati uko Ken abibabwiye ati ntabwo abeshya, ati rwose tuzi gukora amashanyarazi. Abakobwa barababwiye ati okay ngaho nimuze tujyane mu rugo mujye kudukorera amashanyarazi, ati nta kibazo tugende. Nuko umukobwa yabwiye mugenzi we ati buse aba bantu urabizeye koko, abantu badafite na confidence? Aho kanya Pasi yahise abwira Ken ati ariko Ken urashaka kuzankoresha amakosa? Ati urabizi neza sinigeze niga electricity, ni gute ubabwira ngo ngiye nkora amashanyarazi? Pasi yaramubwiye ati wapi wana ibyo wibitindaho, tubonye amahirwe yo kuba twaherekeza abakobwa mu rugo, ati tugende. Aho kanya barabakurikiye, baraje bagira mu rugo. Bakimara kugera mu rugo barahagaze, bahise babereka amasinga ni amasinga menshi wabonaga ko ajagaraye. Barababwira ati ngaya amashanyarazi yacu yagize ikibazo, ngaho nimuyakore. Nuko abatipe bose batangira kwibaza ati use turahera he? Barangije ati ngaho nimuyakore. Abatipe baravuga ati oya ntabwo twakora muri kutureba, ati kubera iki? Kandi muri abantu b'abanyamwuga, ati muri aba professionals, ni gute mutakora turi kubareba? Abatipe barababwira ati umva ati riga namwe murabyumva, abakobwa beza gutyo ntabwo mwahagarara imbere yacu ngo tube twabasha kuba twagira ikintu dukora, ati mushobora gutuma hari ibintu byinshi twangiza. Abakobwa barangije babwira ati ati nuko bimeze, ati okay nta kibazo reka tubaha akanya mube mukora. Abakobwa bahise bagenda. Nuko Pasi yasigaranye na Ken batangira kubitonganira. Pasi yatangira kubwira Ken ati ariko Ken wagira reka kwiyemera, ni gute ubwira abantu ngo uzi gukora amashanyarazi? Ese niba warakunze umukobwa ntabwo wabimubwira utaritse kujya kwiyemera? Ati ubuse ko wavuze ngo uzi gukora amashanyarazi, okay ngaho genda yakore none. Pasi yaramubwiye ati okay genda ukora amashanyarazi. Ken yaramubwiye ati apo biriya bintu nta rugo binakaze cyane, ati si ugufata isinga y'ubururu ugacomeka ahantu hari isinga y'ubururu, isinga y'umutuku nayo ugacomeka hari umutuku, ati n'umweru ukawushyiraho ari umweru. Okay. Pasi yaramubwiye ati okay Ken uriyemera ngaho genda ukora amashanyarazi. Ken yaraje ahagarara imbere y'amashanyarazi atangira kubyibazaho ati mana yanjye ibintu ni ibiki nizanyemo. Arangije aravuga ati okay ati uko byagenda kose ngiye kubikora, ati ntabwo abakobwa bancisha mu ishusho. Yafashe amasinga arahindukira ahita abanza yitegereza Pasi, aramubwira ati ngiye kubikora. Nuko kanya yafashe amasinga araza afunga umwuka araza, ariko yari ari guhumeka insigane, yari afite ubwoba bwinshi. Yaraje aracomeka
akimara gucomekaho ya masinga umuriro waramufashe. Ken amashanyarazi yaramukubise, umuriro waramukubise. Pasi yasohotse yirukanka akubitana n'aba bakobwa bahita aramubaza ati ese uri kwirukanka ujya he? Pasi arababwira ati nari nyobye, ati nari ndi gushaka toilette, nashakaga kuba najya kuri toilette kwihagarika. Abakobwa baramubwira ati none se toilette ko itari hano hanze, ikwiri hariya mu nzu, uje gukora iki hano hanze? Ati okay nta kibazo. Yahise agaruka mu nzu asanga Ken amashanyarazi yamukubise, umuriro waramukubise uramushiririza neza. Nuko abakobwa babitekerezaho barangije nabo baraza. Abakobwa baraza binjira mu nzu basanga Ken amaze gufatwa n'umuriro. Barangije ati se ni gute mwavuze ngo muzi gukora amashanyarazi none umuriro ukaba wabafashe? Ken atangira ababeshya ibintu byinshi. Barangije aramubwira ati ariko ujye ureka kwiyemera, nimba utazi gukora amashanyarazi nta mpamvu yo kuza kutubeshya, kuki waje kutwiyemeraho? Mu kanya bahise babwira Pasi ngo ngaho ugenda ushake, babwiye Pasi ngo nashake ikintu azane bamuhanagure. Nuko Pasi yaraje abura agasume, yarangije ahita akuramo umupira yari yambaye, ahita awufungurira amazi kuri robine arawubazanira. Nuko Ken batangiye kumwitaho. Barangije aramubwira ati ariko kubera iki wiyemera? Urushatse kwerekana iki? Wari ugamije iki kugira ngo uze kutwiyemeraho? Ati kubera iki wagiye ukora ibintu uzi? Pasi nawe yahise ashaka guprofitiraho, ahita abaza wa mukobwa ati ese witwa nde? Umukobwa yahise agenda. Arangije ati wasanga mbikubajije mu gihe kitari cya nyacyo, ati mbabarire. Nuko wa mukobwa yahise agaruka azanye umuti, ahita kwahereza wa mukobwa. Nuko ako kanya arangije ahita ko aramubwira ati njye nitwa Mutoni. Nuko ako kanya Ken nawe yahise abaza wa mukobwa ati none se urambwira izina ryawe noneho? Wa mukobwa yahise amubwira ati nitwa Shadia. Nuko bahise ko bagenda, bakobwa basigara bari kuganira ngaha. Ariko abasore bariyemera ati niba koko yaraje gutereta, ati buriya byari ngombwa kunyemeraho? Umukobwa yaramubwiye ati none se ati yari kubigenza gute? Ati ubwo nyine nibwo buryo bw'iyo yari afite. Terega abahungu bariyemera, abahungu benshi bariyemera cyane. Umva ati ejo bundi nanjye hari agahungu kaje kuntereta kanyiyemeraho, ati abahungu bose niko bateye. Ati se ati ngiye buramba nibaza uwo ni Shadia. Bakomeje kuganira aravuga ati ariko umva ati iby'abahungu bizasobanuka, ati hari igihe rimwe ibintu bizabakoraho bari kwiyemeraho. Nuko tugaruka kuri Ken na Pasi. Barasohotse. Ken yari yarembye neza, umuriro wari wamukubise. Arangije agenda amubwira ati umva atari kuri ikigwari, aturi ikigwari, ariko nagerageje nubwo umuriro nkubise, ariko nagerageje byibura namuteresa. Nuko Pasi yaramubwira ati ariko Ken ati we njya mbona uzapfa vuba, ati we ntabwo uzarama, ati ariko ndi umuntu wa danje. Uwo ni Ken. Ken ari kubwira Pasi ati ariko ndi umuntu wa danje, atariga abantu ba danje nibo bajya bavumbura ibintu bya hatari, ati ibintu birenze byose bikorwa n'abantu ba danje. Pasi yaramubwira ati ariko Ken wibuke ko imva nyinshi zuzuyemo abantu ba danje, abantu ba danje b'abanyabwenge b'abahatari bigira abahatari, ati nibo bapfa kare, ati bapfa vuba, ati kugerageza kuba bakora ibintu bya hatari, ati bagenda babigwamo. Ken yaramubwira ati uko byagenda kose ati ibyo ari byo byose, ati icy'ingenzi ati nuko natsindiye ibyo nashakaga, ati nubwo umuriro nkubise, ati ariko umukobwa nashakaga namutsindiye, ati twamenyanye, namenya amazina ye, yamenye, ati urumva ananyemere ko nzajya nza kumureba, ati usi ikindi nkeneye n'iki? Ati liste birabaye ku mukobwa nakunze, ati se ahubwo ubundi natinyaga iki kuva mbere hose? Nuko tugaruka hano mu ka office aho Shadia akorera. Sinzi ibintu yari arimo gukora, arimo kugenda apima mu ka etajeri. Nuko muri ako kanya umurokore yahise yinjira, aramwinjirana. Arangije umurokore yahise aza amukoraho, asa n'umukanza, aramukirigita. Shadia yahise ahindukira aramubwira ati bite byawe? Ati umeze neza? Nuko umurokore yaramubwira ati nta kibazo ngiye meze neza. Shadia yaramubajije ati none se uragenzwa n'iki ahangaha muri office yanjye? Nuko umurokore yahise amubwira ati wabyibagiye ko uyu munsi ugomba kunyishyura, ati nkeneye amafaranga nje kuyatora. Nuko Shadia yaramubwira ati wabaye wihanganye ko amafaranga atari yaboneka, ati nzayaguhereza nta kibazo, ati ntugire ikibazo nzayaguha. Nuko umurokore yaramubwira ati oya ntabwo byashoboka, ati ntabwo bishoboka, ati uyu munsi ngomba kuyabona, ati ngomba gukora raporo uyu munsi, ati ntabwo bishoboka ko nagenda amafaranga ntayabonye. Shadia yaramubwira ati none turabigenza gute ko ntayo mfite? Umurokore yaramubwira ati okay noneho nimba amafaranga utayafite nta kibazo, ati hari ukuntu dushobora kuba twabyumvikana, ati nkaba nakorohereza, ati ndetse tubashije kuba twakumvikana neza, ati twagiye duhora tunakorana n'ubutaha, ati nkazajya nkorohereza, ati ariko iby'uyu munsi byo amadeni mwari mufiteho yose ndahita nyakuraho nitwumvikana neza. Shadia yaramubajije ati none se ugushatse gusobanura iki? Ati twakumvikana gute? Ati urumva ari ubuhe buryo twakumvikana nimba ari amafaranga washakaga? Ati ni ubuhe buryo bundi twakumvikana mu gihe amafaranga atabonetse? Umurokore yaramubwiye ati Shadia ati ariko we ntukajye ushaka kuba watekereza ibintu mu buryo butandukanye, ati gerageza ubashe kuba wanyumva. Ati se nakumva gute? Shadia niko yabazaga umurokore ati se nakumva gute? Umurokore aramubwira ati urabyumva, ati abantu bakuru ntabwo babura uburyo bumvikana. Shadia yaramubwira ati ariko njye ntabwo ndi gusobanukirwa ibintu uri kumbwira, ati nsobanurira neza nsobanukirwa ibintu urimo kumbwira. Nuko umurokore yaramubwiye ati
urabona ati uri umukobwa mwiza ati kandi urabona ko nanjye ndi bogari, dushobora kuba twapanga tukazajya tureba ukuntu twabasha kuba twagira ukuntu ibintu tubigenza, tukajya unezeza ukanshimisha ukampa happiness ndetse nanjye nkaba nakorohereza. Ati ariko guhera uyu munsi amadeni mwari mufite yose ndahita nyakuraho nta kibazo bihite birangira. Ati uyu munsi turebe uburyo twabigenza. Ati umuhereza ibyishimo, ati amadeni mwari mufite yose mpite nyasiba, ndahita nyashyira ku mugongo wanjye aba nibyo bikemura byose. Ati ndaza guhita mbishyira mu nshingano zanjye. Shadi yaramubwiye ati ariko Muroko, ati ibyo ni ibiki uba uri gutekereza? Ati urumva ibyo bintu bishoboka? Muroko yaramubwiye ati okay, nimba utabyumva neza nyine mpa amafaranga. Shadi yaramubwiye ati ariko nta soni uba ufite? Ati ariko ntabwo ureba uko umbyaye, ati reba uburyo uri umusaza, ati reba ukuntu ungana, ati uzi ko umbyaye, ati gusa ntabwo ufite abana tungana. Muroko yaramubwiye ati wapi wana ibyo ngibyo wibimbwira. Nuko tugaruka hanze, Ken na Pasi bari barimo kuza, bari bafite indabyo bisa naho bari bagarutse gutereta. Ken yari ari kubwira Pasi ati tugende tubaterete nta kibazo, ati nk'ubushize. Nuko Pasi yaramubwiye ati buse turamutse tubasanze kuri ofisi bakaduhamagarira polisi ikaba yadufunga, ati ubwo urumva ibyo bintu twabyikuramo? Nuko Ken yaramubwiye ati ariko ibyo bya polisi ni ibiki? Ati hoya wana, ati wikirirwa bitinda wana, ati polisi se yabibijamo gute? Nuko Ken yaramubwiye ati Pasi ati ariko we ntabwo ujya wumva, ati we ntabwo uzi ubunyenga w'urukundo, ati tugende abana baradukunze, ati tugende tubaterete. Nuko Pasi yaramubwiye ati okay noneho reka nkwereke, ati we genda umuterete nibicamo njye ndaza kuza nyuma nanjye banza umuhereza urugero, ati ndaza kuza nyuma tunaserebura urukundo mwagiyemo, ati ntacyo bitwaye. Nuko ako kanya Pasi yarasigaye yanga kugenda. Arangije Ken yahise agenda wenyine, Pasi ahita asubirayo yirukanka aramucika aragenda. Nuko tugaruka hano Muroko rero akirimo gukonvenka Shadia ngo arebe ko yaza kumutamo. Yashakaga ko baza kuba bakora happiness bakazajya batwiga, ariko Shadia yaramuhakaniye, yaramubwiye ati oya Muroko ntabwo ibyo bintu bishoboka, urambyaye uri nka papa wanjye, jya wiyubaha, ntabwo ibyo bintu wagakwiye kubimbwira. Muroko yarakomeje arahatiriza, arambwiye ati ariko mbega ukuntu uri umukobwa mwiza. Shadia yaramubwiye ati ariko ibyo wikomeza kubimbwira, ati ntabwo ari we wagakwiye kubwimbwira. Muroko yaramwegereye araza amukoraho. Arangije Shadia yahise amubwira ati umva ndakwiyamye ntiwongere kunkoraho tutazi kubipfa. Nuko akanya mu gihe bakiri aho ngaho Ken yahise yinjira, akibibona yahise aza ahita akubita Muroko igipfunsi. Nuko akanya Muroko yahise amwibazaho, arangije aramubwira ati ariko wagahungu we, ati kuki wishyanutsa, ati ubu nkubise igipfunsi dupfuye iki? Ahita abwira Shadia ati nturebe ibintu ukoze, ati akagahungu ibintu gakoze, ati mwese birabakoraho, ati business twari turi gukorana zose zise zipfa, ati amasezerano twari twaragiranye yose arapfuye. Muroko yahise asohoka ahita abasiga aho ngaho. Ken yasigaranye na Shadia. Nuko Shadia asigara abwira Ken ati urakoze cyane Ken, nukuri ati yutahaba, ati urabona Muroko yaragerageje kumfatiranya, ati ahubwo yari no kumfata no ku ngufu ukuntu kiriya gisaza ukuntu nkibonye, ati cyari kumfata ku ngufu yutahaba, ati urakoze cyane kuba uje vuba ukantabara, ati mu by'ukuri ndishimye cyane. Nuko Shadia yaramubaje ati none izi ndabyo? Ken yaramubwiye ati se abura nyine ikintu arenze. Barangije bakomeza baganira. Shadia yaramubwiye ati nukuri rwose, ati ibintu nkoreye, ati ntabwo bibaho, ati ntabwo nari nzi ko wahagerera ku gihe, ati wagira ngo uri bodyguard wanjye nukuri rwose, ati uburyo uhise untabara mu gihe Muroko yaramereye nabi, mu by'ukuri ntabwo nzi ukuntu nagushimira, ati gusa ariko ati mu rwego rwo kugushimira ndagusabye byibura basi unyemerere nzagusohokane tugende dusangire ka coffee, ati hari icyo bitwaye, ati tuzagenda dusangira agakawa, ati ku munsi w'ejo. Shadia yaramubwiye ati nukuri rwose, ati ndishimye. Ken yaramubwiye ati umva ati urakoze cyane, ati ibyo bintu nabyanga koko. Shadia yarishimye cyane ati urakoze nukuri uri umuhungu mwiza. Ken yaramubwiye ati umva ati ibyo ntacyo bitwaye rwose. Ken yaramubwiye ati urabeho reka mbe ngiye nkureke gukora akazi. Shadia yasigaye yihumuriza indabyo. Ken yaraje agera hanze arahagarara, arangije aza yabyimbye aravuga ati ariko turabona ukuntu matwitse, ati ndije kabisa, aturekeye bari abahungu b'ibigwari nk'aba Pasi. Nuko duhita tugaruka hano kuri Pasi. Pasi nawe yaragarutse yakomeje kugenda wenyine, yari afite za ndabyo. Mu gihe yari akiri kugenda yitegereje imbere ahita abona Mutoni yari ameze neza cyane yambaye agakanzu k'umutuku ari gutambuka. Ako kanya Pasi yahise avuga ati mbega umukobwa mwiza. Nuko Mutoni hari igisore cyari kimukurikiye inyuma gishobora kuba cyashakaga kuba cyamwambura, wabonaga asa n'umujura cyangwa umugizi wa nabi. Yarakomeje akurikira Mutoni. Mutoni ageze ahantu mu gakoridoro, cya gisore gihita kiramuhagarika ati hagarara none ahampereza ibyo ufite byose. Mutoni yaramubwiye ati umva nta kintu ngiye mfite, ati nta mafaranga mfite niba ari nayo ushaka. Igisore cyaramubwiye ati umva ati okay, ati nawe ubwawe urahagije. Gihita gitangira kumukorakora. Ako kanya Pasi yahise aza yihuta ahita amutera igipfunsi. Nuko cya gisore gihita gikuramo icyuma kiravuga ati ukoze ikosa rikomeye cyane, ati ibintu ukoze ntabwo wagakwiye kuba wabikoze, ati ugakwiye gutekereza kabiri mbere yo gukora ibi ngibi. Bahise batangira kurwana. Pasi yamurushije imbaraga ahita amukubita igipfunsi agwa hasi. Umutipe arangije ahita agira ubwoba arahaguruka atora icyuma cyo ahita yirukanka arigendera. Nuko ako kanya Pasi yasigaranye na Mutoni batangira kuganira. Mutoni yaramubwiye ati nukuri urakoze cyane, uzi ko umbereye nka marayika murinzi.
ati urabona uburyo ntabaye, ati kiriya gisore cyari no kungirira nabi, atari kureba umuntu wari ufite n'icyuma cyari kungirira nabi utahaba. Umukobwa arangije amubwira ati none izi ndabyo wari uzijyanye hehe? Pasi yahise amubwira ati izi ndabyo erega, izi ndabyo nari nzijyanye ahantu hari habereye ikiriyo, ati hari ahantu habaye ikiriyo nari ngiye kureba nyine, ati bashyinguye bari mu kiriyo nari njyanye izi ndabyo. Umukobwa arangije amubwira ati indabyo z'umuhondo uzijyana ahantu habereye ikiriyo? Atari kuwagira reka kubeshya, ati nta ndabyo z'umuhondo bajyana ahantu habereye ikiriyo. Ati reka nkubwize ukuri, ati reka ndeke kukubeshya, ati izi ndabyo rero niwe nari nzizaniye. Ati none kuki utazimpaye? Ati nari ndi gupanga kuba nazikuzaniye hariya mukorera. Ati kuki utaje yose? Ati numvaga nyine ko ushobora kuba nazizana ukaba wazanga. Umukobwa aramubwira ati ariko wajya ureka gutekerereza umuntu, ati wigeze ubigerageza byibura ngo mbyange? Ati jya ugerageza mbere y'uko utekereza, gerageza wenda baguhakanire ariko umenye ko baguhakaniye ariko wagerageje. Ati zitora izo ndabyo zimpereza ndazikunze. Ako kanya yahise aziterura arazimuhereza, ati Imana ishimwe, turakoze cyane urantabaye. Nuko umukobwa aramubwira ati reka ejo tuzabonane, ati ejo tuzabonane dusohokane nta kibazo. Ako kanya Pasi yasohotse yishimye agenda asimbuka cerebra. Nuko tugaruka hano, Shadia nawe yari afite za ndabyo Ken yari amaze kumuha, ahita asohoka. Barangije bahita bakubitana na Mutoni. Mutoni ntafite indabyo, ati bimeze bite, uvuye he n'izi ndabyo? Undi naramubaza ati nanjye nicyo kibazo nendaga kukubaza, ati none se we indabyo zikuye hehe? Barakomeje baraganira. Umukobwa aramubwira ati izi ndabyo, ati njye nazitoraguye. Undi naramubwira ati ati wazitoraguye? Ati okay, ati nta kibazo. Ati nuko Shadia yahise abwira Mutoni ati ejo mfite gahunda nzajya kubonana n'umuntu ugiye kuzajya dusapurayingira ibikoresho, kubera ko mu rukore ntabwo tugiye kuzongera gukorana, mu rukore urabona ko aratugora. Nuko Mutoni nawe yahise abwira Shadia ati ejo nanjye mfitanye gahunda n'umuganga w'amenyo, nzajyayo njye kwisuzumisha tuzabonana. Arangije amubwira ati okay, ati ko watinze cyane wari uri he? Ati ushaka wambwiza ukuri? Ati ndabizi ati ahantu wari uri ndi kuhakeka. Ati kubera ushaka kumbeshya? Ati tumaze igihe kinini tubana, ati turakorana, ati twarabanye turi n'inshuti, kuki wambeshya? Arangije Mutoni biramurenga ati oya, ati tunabireke wana, ati wikomeza kumbaza byinshi. Bahise bagenda. Nuko twagarutse hano kuri wa munsi wa rendezvous. Shadia yaraje arangije ahita aca akarabyo k'umuhondo ahangaha, aravuga ati mbega akarabyo keza. Araza. Shadia yaraje ageze ahangaha imbere, atungurwa no gusanga Mutoni nawe ahagaze hano imbere ku muhanda. Arangije ahita araza aramubaza ati Mutoni bimeze biti, uri gukora iki ahangaha? Mutoni nawe ahita abaza Shadia ati none se, ati wowe uje gukora iki ahangaha? Ko nanjye aricyo kibazo ndi kwibaza. Undi aramubwira ati njye rero, ati njye ngiye kubonana na wa muganga w'amenyo. Uwo ni Mutoni. Shadia aramubwira ati okay, nanjye ngiye kubonana na wa musupplier mushyashya ugiye kuzajya tuzanira ibikoresho ku kazi. Nuko bakomeza guhagarara aho ngaho biyumvira bari kubeshyanya nyine, nta n'umwe wari uri kubwiza undi ukuri. Nuko uko Shadia yarahagaze arebye hirya ahita abona Pasi. Arangije ahita abwira Mutoni ati okay, ati nabibonye, ati umuganga w'amenyo ugiye kureba namubonye namumenye. Nuko Mutoni yahise ahindukira ahita abona ko atamaye. Mu gihe ahindukiye, Pasi Ken nawe ahita atunguka aho ngaho, ahita ahagarara iruhande rwa Pasi. Nuko ako kanya Mutoni nawe ahita abwira Shadia okay, nanjye namubonye umusupplier mushyashya ugiye kureba, umusupplier mugiye kubonana namubonye. Ati ubwo rero, ati nushaka ntuzongere kumbeshya. Undi nawe ati nanjye ntuzongere kumbeshya, ati twese turi bamwe n'ubundi, ati wambeshye nanjye nakubeshya, ati ubwo ni kimwe. Ati ntacyo ngaho tugende. Nuko abasore nabo baraje, ni Pasi na Ken. Baraza tugende dutereta abakobwa. Shati wabonye uburyo baje bambaye neza, baraje babahagarara imbere ati mumeze mute bakobwa beza. Nuko Ken ahita afata akarabyo yari afite, atakira aka karabyo niwe nari nkazaniye, yagahaye Shadia nawe ahita amuhereza ka karabyo yari yaciye k'umuhondo, amubwira ati aka karabyo ni akaburi mwiza cyane. Nuko Pasi nawe ahita atangira kuvugisha Mutoni, aramubwira ati nukuri urasa neza, ati ntabwo nari nzi ko uri buze kubonana nanjye. Arangije ati ahubwo twisohokere, ati twigendere kwinywera ka kofi kacu. Arangije bahita bafatana akaboko bahita bagenda. Nuko agasobanuye kacu kagenze, mwakoze cyane, turabakunda cyane, mwari muri kumwe na Bozi Amani. Ibuka gukanda subscribe niba wakunze iyi filime, kandi wibuke kureba n'izindi, hariho n'izindi filime nziza cyane.